Muri uyu mwanya tugiye kwakira ikiganiro cya mbere cyiswe imiryango yazimye, ikimenyetso ntakuka cyo kurimbura ubwoko Tutsi. Duhaye ikaze Sandrine Butera Isheja ugiye kuyobora iki kiganiro. Sandrine ni umunyamakuru umaze igihe muri uwo mwuga, kuri ubu akaba akorera radiyo Kiss FM. Sandrine, ikaze. Duhaye ikaze kandi Madame Anita Kayirangwa. Anita ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu. Anita akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ubumwe, itorero n'uburere mboneragihugu. Ikaze Anita. Duhaye ikaze nanone Archdeacon Gahigi Etienne. Bwana Gahigi yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, arokokera aha mu karere ka Bugesera. Gahigi ni inararibonye, kuri ubu ayoboye impuzamatorero ya Gikristu mu karere ka Bugesera. Gahigi, ikaze. Duhaye ikaze kandi Emmanuel Nshimiyimana. Bwana Emmanuel yarokokeye Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Karongi, akarere gafite imiryango yazimye myinshi kuruta utundi. Yabaye kandi mu nzego zinyuranye z'abarokotse, aho kuri ubu ari umunyamabanga mukuru wa JLG. Umwanya ni uwanyu. Mwiriwe mwese, banje kubakomeza mwese abateraniye hano ndetse namwe abo twicaranye hano imbere, kandi mahikaze muri iki kiganiro. Anita, reka mpere kuri mwebwe. Umunsi nk'uyu abo twaje kunamira by'umwihariko imiryango yazimye ni ishusho cyangwa ikimenyetso ntakuka cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nabonye muri twe ari urubyiruko, harimo n'abana bakiri batoya cyane. Ese ugiye kubasobanurira mbere na mbere, iyo tuvuze Jenoside tuba dushatse kuvuga iki? Jenoside itaniye he n'ubwicanyi? Urakoze cyane Sandrine. Nanjye reka mfate uyu mwanya mbanze mpumurize kandi nkomeze
mwe mwese turi kumwe hano ndetse n'abandi bari hirya no hino, kuko muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko cyane cyane muri aka kanya tukaba twibuka imiryango yazimye. Jenoside, urambaje uti jenoside ni iki? Mu magambo make cyane, jenoside ni umugambi wo kurimbura itsinda ry'abantu. Ni umugambi wo kurimbura itsinda ry'abantu, ukabahora ubwoko, ukabahora idini, ukabahora igice barimo. Ni umugambi rero ugirwa kandi n'ibintu bibiri. Hari icyo bita hari icyo cyitwa umugambi nyine, the intent, hanyuma hakaba n'ibikorwa. Hari ibikorwa bitanu bigaragaza jenoside, ndabivuga mu magambo make. Icya mbere nk'uko byumvikana ni ukwica abagize itsinda. Muri aka kanya nibyo tuvuga, iyo miryango irenga 15,000 yarishwe, ariko kandi n'abarenga miliyoni barishwe mu Rwanda. Ikindi ni ukubabaza umubiri cyangwa umutima, ariko ukabikora nabyo hari igice cy'abantu ugambiriye kubabaza, byaba umubiri byaba se umutima. Mu Rwanda ntabwo wajya kure, kuko jenoside hari abo yishe, ariko hari benshi yababaje umutima, hari benshi yababaje umubiri, uyu munsi bakigenda, ariko kiba ari igikorwa cya jenoside. Ikindi cya gatatu ni ukubashyira mu buzima uzi neza ko bushobora kubamara bose cyangwa bamwe muri bo. Urugero rwivugira, hano twicaye i Bugesera, abatutsi bigeze kuhimurirwa ari benshi, bahimurirwa ari ahantu hatari hagera gutuzwa abantu, hari isazi mbi cyane yitwa tsetse. Abahabazanye bari babizi ko iyo sazi yica, iyo iriye umuntu ararwara, arasinzira, akaba yapfa, ndetse n'amatungo yabo. Ibyo bigahuza no kubashyira mu buzima bubi nari maze kuvuga, kubababaza umubiri, ariko noneho no kubica, kubashyira ahantu uzi ko kugira ngo bazabashe kuhaba bizabagora. Ikindi ni ukubabuza kubyara. Kubabuza kubyara nta ngero nyinshi dufite mu Rwanda, ariko ni kimwe mu bintu bigaragaza jenoside. Hanyuma icya gatanu ni ugufata abana b'igice kimwe ukabajyana bakajya kuba mu kindi gice. Ibi byo byarabaye mu Rwanda, cyane cyane muri Gikongoro, nyuma yo kwica abatutsi muri za 1963. Hari abana b'abatutsi bari bamaze kwicwa, bimuye bajya kubashyira mu ngo z'abahutu. Babashyizeyo, abo bana batozwa urwango, batozwa kwanga abatutsi, bituma bamwe muri bo barabaye n'interahamwe mu gihe cya jenoside, bica abatutsi bene wabo ariko batabizi, ariko ubu ni bumwe mu buryo bwa jenoside. Muri make uko niko nasobanura jenoside, ubwo turaza gukomeza tuganira. Urakoze cyane Anita kudusobanurira icyo jenoside ari cyo. Ariko hari icyo wakomojeho uti ni umugambi utegurwa. Hari bamwe iyo tuvuze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bagarukiraho. Ese waduha ishusho igaragaza itegurwa n'itangira rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Urakoze cyane. Hari icyo ntari nshubije ku kibazo cya mbere wabajije, nanone uti bitandukaniye he n'ubwicanyi. Ubwicanyi bwo kenshi turabubona, ariko aho butandukanira cyane nuko uwo mugambi wo kurimbura ubutahari. Biriya byose bishobora kuba, ariko hatagamijwe kuvuga ngo hari itsinda runaka rigamijwe cyangwa se rigomba kwicwa. Iyo nanone turebye mu itegurwa rya jenoside, abahanga bagiye batwereka uburyo jenoside itegurwamo kugeza ku kurimbura. Hari intambwe 10 ziganisha kuri jenoside, cyangwa bamwe bakabyita ngo ni ubugizi bwa nabi ndengakamere, ariko reka tuvuge jenoside kuko niryo zina ryayo mu Rwanda, ni jenoside yakorewe abatutsi. Izi ntambwe uko ari 10, iyo usubiye inyuma ukareba usanga zose twaraziciyemo. Intambwe ya mbere ni hamwe bashyira abantu mu byiciro.
bakavuga ngo bariya natwe, rimwe na rimwe bakongeraho bati ubayeho utya, ubayeho nabi kubera ko kanaka wundi abayeho neza. Ubwo ukaba usize amacakubiri mu bantu, ukaba watangiye urwo rugendo rugana kuri jenoside. Hari ukubaha ibirango iyo turebye mu mateka ya jenoside, tugiye no mu mahanga, kuko jenoside yakorewe Abatutsi siyo ya mbere yari ibaye. Hari na jenoside yakorewe Abayahudi izwi cyane nka Holocaust, bari barahawe inyenyeri y'umuhondo. Mu Rwanda hatanzwe indangamuntu. Indangamuntu itangira ntabwo yatangijwe na za repubulika zombi, yatangijwe n'umukoloni, iza yitwa ibuku, ariko igamije gucamo abanyarwanda ibice, kuko muri iyo buku niho hatangiye kugaragara bwa mbere ayo moko, ibyitwa moko bitabagaho mu Rwanda. Ubundi amoko y'abanyarwanda turayazi 18, ariko muri iyo buku hazamo ikintu cyitwa race. Race mu Kinyarwanda ntabwo kibaho, ariko muri iyi ndangamuntu y'umukoloni mu ibuku aho hitwa race niho bashyize Hutu, Twa, Tutsi. Ntabwo umukoloni yari ayobewe icyo race bivuze. Ubundi ntabwo wajya mu gihugu kimwe ngo usange harimo za race nyinshi, bose ari abirabura ngo uvuge ngo umwe ni muri race imwe undi n'indi. Impamvu yabikoze atyo niwe ubizi, ariko iyo mbitekereje nsanga ari uko yashaka kuducamo ibice. Iyo ndangamuntu rero yarakomeje no mu gihe cya za repubulika, indangamuntu iraza nayo iziducamo ibice, igahora yibutswa, igahora yandikwa. Abana bajya mu ishuri bagahora bibutswa ko ari Abatutsi, ukagira ngo ukaba wakeka ko iyo umwaka ushize umuntu ahinduka, ariko buri munsi yarabyibutswaga. Bikaba bigamije iki? Kugira ngo n'abana bato ibyo bintu babikurane, bakubone ko wahagurutse, bamenye ko uri mu cyiciro kitari icyabo. Ikindi ni ugutotezwa. Gutotezwa mu Rwanda twarabibonye cyane, byabayeho igihe kinini. Urugero rwa mbere natanze rwo kwimura abantu bakabakura mu buzima bwabo bamenyereye bakabajyana mu bundi, burya kwari ugutoteza. Iringaniza ryaje kuza muri Repubulika ya Kabiri, rikabuza abana kwiga, rikabuza Abatutsi kujya mu ngabo, rikabirukana mu mirimo, burya kwari ugutoteza, kandi twaganaga kuri jenoside. Ibi byose bikurikirwa no kwamburwa ubumuntu. Abatoya bari hano ntibazigere babibona, ariko Abatutsi hari igihe biswe inyenzi, hari igihe biswe inzoka, hari igihe biswe imyanda. Ibi byose bikaba ari bigamije kubambura ubumuntu kugira ngo bizorohe igihe nikigera cyo kubica. Hanyuma rero hakurikiraho gushyira kuri gahunda, kubyubaka noneho neza, hakubakwa imitwe yitwara gisirikare. Mu Rwanda twahabonye interahamwe, tubona impuzamugambi, tubona abiyise turi hose, n'abandi. Abo bose nabiteguraga kwica, ariko bakarenga kwica, bagatozwa kwica vuba mu kanya gatoya ukaba wishe. Hanyuma ikindi ni ugukwirakwiza ibitekerezo bisenya. Hari radiyo yigeze gutera yitwaga RTLM, abatarayumvise Imana izayibarinde, abayumvise barayibuka. Yaheraga mu gitondo amasaha 24 kuri 24, ivuga ububi bw'Umututsi, inakangurira abantu kwica, haba mu ndirimbo haba no mu biganiro batanga. Indirimbo nazo zakoreshejwe mu gukwirakwiza ibyo bitekerezo bisenya, ndetse hanashyirwaho ibinyamakuru bitandukanye. Tuzi ibinyamakuru nka Kangura, tuzi ibinyamakuru nka La Medaille Nyiramacibiri n'ibindi, ariko hari n'ibindi binyamakuru bya kera. Hari akanyamakuru kitwaga Ijwi rya Rubanda Rugufi, naryo ryatangazaga ibiganiro cyangwa se amakuru agamije kwangisha Abahutu, Abatutsi. Ikindi ni ukwitegura kwica, bagashyiraho amazina atandukanye, bakabivuga noneho ku mugaragaro. Ijambo ryitwa Apocalypse ryavuzwe na Bagosora
burya nuko yari azi ko noneho aho tugana ari hahandi hateguwe. Inzira y'ubusamo twayumvise mu ijambo rya Mugesera muri mitingi ya MRND ku Kabaya, aho naho igihe cyari cyageze. Hanyuma y'icyo kivuyeho hakurikiraho gukora urutonde rw'abazicwa, bakandikwa, bagacukura ibyobo, bakitegura uko bazahakana, byose bikajya ku murongo. Hakaba hasigaye kurimbura, icyo nicyo bikurikiraho. Nkoresheje ijambo kurimbura, ariko ubwo bakurikiyeho jenoside. Za ntambwe zose 8 zirarangiye, hajeho intambwe ya 9, jenoside irabaye. Jenoside iyirangiye, ikindi gikurikiraho ni guhakana jenoside. Kenshi tuvuga ko guhakana jenoside biba ari uko jenoside irangiye, ariko burya no mu kwitegura, iyo bitegura banitegura uko bazahakana. Niyo mpamvu habaho guhisha ibimenyetso, abo bishe bakabahisha kure, kugira ngo hatazagira uvuga ati aba bantu bigeze no kubaho. Kuko bibaye ngombwa bavuga bati burya aba bose bavugwa, ibimenyetso bitagaragaye, bavuga bati abo bose bavugwa ntago bigeze kubaho. Ariko ibimenyetso byose iyo bigaragaye biragora kugira ngo babihakane. Ikindi nakongeraho nuko mwitegurwa rya jenoside, ibyo byose bimaze kuba, nasubira inyuma gatoya nkagana mu gihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rutangiye. Bya bindi byose byari byaramaze gushyirwa mu bikorwa, ari ibijyanye no guhezwa, ko bavugaga ngo ikirahuri cyaruzuye, gutoteza, ubwicanyi bwo mu myaka yabanje 63, 64, 72, 73, kwirukana abana mu mashuri, aho dusanga abarenga 30,000 barishwe mu gihe gito cyane, muri cya gihe bita ngo ni Noheli y'amaraso. Icyo gihe cya Noheli y'amaraso benshi barishwe. Mu gihe cy'urugamba habayeho kongera urwango rurazamuka, ndetse bagera n'igihe bakora inama, baravuga bati harya umwanzi n'indi. Iyo nama yari irimo abasirikare benshi, abasirikare bakuru b'igihugu, baje kwemeza ko umwanzi ari umututsi wese, yaba umututsi uri mu gihugu, yaba n'umututsi uri hanze y'igihugu. Bavuga umwanzi babaciyemo ibice bibiri. Bavuga umwanzi ngo wa mbere, ubwo ni umututsi yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze yacyo. Bavuga n'undi wese uha ubufasha abatutsi, uwo nawe yitwa umwanzi w'igihugu. Iyo nama yari iyobowe na Perezida Habyarimana, hanyuma ishyiraho abantu 10 bari bagamije kureba ngo ni iki twakora kugira ngo twitsinde urugamba ku nzego zose, haba ku rwego rwa politike, haba ku rwego rwa media, haba no ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma abo basirikare 10 bari bamaze gushyirwaho ngo bajye kubyiga. Nibo kimwe mu byo bize ari ukumenya ngo umwanzi ninde, kandi bamaze kwibona barabitangaza. Ibyo nibiganisha mu kubwira abanyarwanda muri rusange umwanzi ninde, kugira ngo cya gihe nikigera bazavuze ifirimbi, hanyuma abagomba gufata imihoro bayifate, n'abagomba kwicwa bicwe. Ntabwo narangiza iki gice ntabasomeye agace gato ka disikuru ya Perezida Kayibanda. Ubwo ni kera, ubwo twizihizaga cyangwa se u Rwanda rwizihizaga independence ya mbere, mwaka wa mbere wa independence. Aha niho ijambo jenoside yarikoresheje wubwe nka perezida. Muri ako gace gato yangiye kubasomera, yaravuze ati bana b'abatutsi, tugerageze twibaze nubwo bidashoboka, muramutse mushoboye kwigarurira Kigali, akaga mwaba mwiteye kababaho by'umwihariko, kuko mwakwicwa mu ba mbere. Siniriwe mbishimangira, murabyiyiziye ubwanyu nubwo mukora nk'abiyahuzi. Mubyibwire ubwanyu, izaba imperuka yanyu
ndetse yihuse y'ubwoko bw'Abatutsi. Iyo mperuka yaba iyihuse cyangwa iy'uruyengeyenge yagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza. Ahangaha akoresheje ijambo kurimbura, hanyuma turanabihuza n'aya disikuru ya Mugesera ati turabacisha iy'ubusamo tubohereze aho mwaturutse muri Ethiopia, hanyuma nawe bose bagahuza. Habyarimana ati ikirahuri cyaruzuye. Ibyo byose bikajya hamwe bigahuzwa na za ntambwe zose nari maze kuvuga, hanyuma ibigomba gukorwa bigakorwa. Urakoze cyane Anita kudusangiza ayo mateka no kutugaragariza ishusho y'uburyo jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe koko. Turi mu karere ka Bugesera aho twunamira by'umwihariko Abatutsi bahiciwe ndetse n'imiryango yaho yazimye. Gusa tuje kuri mwebwe Pasteur Etienne niho mwarokokeye. Ese wadusangiza gato ku buhamya bwawe? Urakoze. Bugesera hari amateka nk'ay'igihugu cyose, ariko ndavuga wenda mu bice bibiri. Icya mbere ni uko mubizi ko hari abantu bavanywe mu ntara y'Amajyepfo, mu Majyaruguru ndetse no mu mpande zindi z'igihugu, bakaza kubatuza hano muri Bugesera. Sinavuga ko ari ukubatuza, kwituza umuntu uwamushakira ibyangombwa by'ibanze, ahubwo ni ukubaca, kuko ubundi iyo wimuye umuntu ufite impamvu wamuha uburyo bwiza bwo kubaho. Icyo rero ni ikintu cyabaye kuva muri 1959. Hanyuma cya kabiri ni igihe inyenzi zari zimaze gutera, nibwo habaye ikintu gikomeye cyane, kuko kuva muri 1963 kuzamura kugeza muri 1966 Abatutsi barishwe mu Bugesera rwose. Ngira ngo uyu munsi akarere ka Bugesera karimo karakora igitabo cy'amateka kizagaragaramo mu buryo bufatika, ariko naguha urugero muri make. Nko muri 1964 data yaratuye ahantu mubona hoteli ya Paris. Inyuma ya Paris hari ibiti mubona, niho hari inama y'inka za data yitwa Karemera, niho yaratuye. Hanyuma inyenzi zateraga, babashyize hepfo hafi babakoranije hepfo y'ahantu bita Rwakibizi hepfo ngaha. Hanyuma bamwe barabarasa, ariko we arahunga ajya i Burundi, ariko asiga umuryango, amara y'imyaka mikeya. Hanyuma icyo bitaga agahenge, ariko nayo yari amayeri yo kugira ngo n'umuntu wahunze ashobore kugaruka. Ariko agarutse asanga mama n'abandi bana bari bariho, bo ntibashoboye kubica, ariko inka zose baraziriye. Ariko hari abantu bamwe bari batuye hano ku Gahembe, abari batuye mu gace ka Kanazi, abo barishwe muri iyo minsi bavuga yuko inyenzi zateye, kandi inyenzi n'abavandimwe Abatutsi bari bari aho ngaho, nicyo babaregaga. Hanyuma reka ngere ku ruhande rwanjye. Mbere iyo numvise abantu bakubwira yuko jenoside yatewe nuko uwari perezida apfuye, indege ihanutse, si ukuri, kuko muri 1992 njye narafunzwe muri gereza ya gisirikare ya Gako. Muribuka habaye inkundura y'amashyaka, kampeni zari ziriho zo ubwo amashyaka yiyamamazaga. Hari ibintu bibiri byabaye. Abantu baraje, abarwanashyaka ba MDR na MRND bararwana, barwanye bamena imodoka. Bamenye imodoka icyo cyumweru kirangiye, kuko guhera muri 1989 umurimo wanjye wari uwo bivuga butumwa na gipasitori. Noneho rero dukoze igiterane twamagana ibyo bintu, ko twaravuga ngo nta demokarasi ibaho, yica abantu, isenya imodoka, isenya ibintu byose. Ikintu gitangaje ni uko twari abantu bagera kuri 3 bayoboye icyo giterane, ariko bwarakeye mu gitondo ijipe iza gufata yewe.
bakavuga bati kuki mwavuze biriya n'abantu byari ngombwa kuko Bibiliya twigisha ivuga urukundo ntivuga kwica no gusenya. Nuko bati kuki udashaka kumva demokarasi? Ndavuga nta demokarasi yica abantu baho, kuko demokarasi ivuga ko ari ubutegetsi butangwa n'abaturage bugakorera abaturage. Ntabwo wakwica abantu ngo uvuge ko ari demokarasi. Batuzabisobanura, baramfata baramfunga muri gereza ya gisirikare, ariko nk'uko mubizi nubwo abantu babaho benshi babi, ariko habamo n'abantu beza. Bigejeje saa 8:30 nibwo umusirikare sindamubona cyo kora baramwe ngo arahungutse, ndimo namushakisha, araza arambwira ati ayaranzi ati ndabizi ko bari bukwice, none ndagukingure sohoka. Ntabwo nishobora kubona honje. Arambwira ati reka nkubwire, sohoka ugende ugera ku irembo hariya kuri bariyeri wabona ngo komanda arandekuye. Iyo umuntu Imana ikimurinze ngo adapfa nuko bigenda. Hanyuma aragenda, barambwira bati kugiye ndi komanda arandekuye. Ariko ubwo hirya gato mbere gato hari habaye ibintu bikomeye cyane. Iyo gereza bamfungiragamo ntabwo washobora kunyeganyega. Iyo ushaka kwicara wamanuka gutya gusa, kari akantu gato cyane ukamanukamo ku buryo washobora gushyiraho amavi kongera ugahaguruka. Kandi ubwo nuko mvuze kubera ko urugamba rwo kubohoza igihugu rwari rwaratangiye, kandi ubwo ubwicanyi bwari bwaratangiye muri 1992 hano muri Bugesera. Abana benshi barahaguye, abafatwaga bashaka kujya mu Nkotanyi bose baricwaga, kwicwa nabi kandi mu buryo bukomeye, kuko baramanzaga bakicukurira kugira ngo bapfe. Ariko reka ngaruke ku cyanjye. Icyo gihe ndabihonoka. Inshuro ya kabiri nabwo baza kumfata bandegaga ibintu bibiri. Ubwo nari maze twarimutse ahangaha, data yakoraga business, yari umworozi, tujya mu murenge wa Mayange naho ni muri akarere ka Bugesera, kuko hari hakiri urwuri runini rwo korora ahantu ushobora kubona famu. Aho rero niho nari ntuye, nari maze kuba mukuru, mfatiye nari mukuru. Nabwo abasirikare badakumfata bandegaga ibintu bibiri. Nari ntuye hafi y'ahantu bashobora kwambuka bakagenda bakajya muri domaine militaire. Bandegaga ibintu bibiri, bakambwira bati abantu bose bajya mu Nkotanyi banyuri wabo. Kandi nkababaza nise ntago nshinzwe, nta buyobozi mfite, nta kindi kintu nshinzwe. Bati cya kabiri, abantu bose abatutsi bose bava Nyamata bavuga yuko perezida rivuga yuko ari we bazi ubafasha. Aho naho uwo munsi wabaye umunsi mubi kuri jewe, kuko ari inkweto abasirikare barahamba barire. Nari narahungabanye kuko inkweto bita botine abantu barazizi, ni inkweto iryana cyane. Bakubise mu mugongo, ndabinduka nikubita hasi. Ubu ngubu umusaza ariko nari nkiri umusore, ariko iyo nkweto hanyuma ngira Imana, ariko hanyuma nza kuva imyuna mu mazuru. Waruje nyuma afite misiyo yo kunyica, araza arasunika aravuga ati uyu niwe bambwiye kwica, ndabona yapfuye yarangiye. Hanyuma baragenda, hanyuma ndebye nsanga basa naho bagiye, mpera ko ndanyaruka ndagenda. Iyo ni 92 1992 cyabaye igihe kibi cyane. Kandi noneho ubwo ndagira ngo mbabwire yuko muri uwo murenge wa Mayange bahishe imiryango ibiri. Icyo gihe 1994 itaraza. Umuryango w'umugabo witwa Gatemanyi na Nzirorera, ni abantu abarahaga bari mu karere ka Bugesera barahazi. Ugeze ku ivuriro rya Mayange haruguru y'umuhanda, imiryango niho ari ituye. Abo babishe 1994 itaragera. Iyo wumvise abantu bakubwira ngo jenoside yatewe nuko Perezida Habyarimana apfuye, si ukuri. Kuko Bugesera kuva 1963 1964 kugeza 1990 urugamba rwo kubohora igihugu utangiye 91 92. Noneho muri Nyamata ho habaye impunzi, habaye ubwicanyi buri murenge wose wa Bugesera. Muri make nagira ngo mvuge ko mbere ya 1994, kandi ubwo si icyo cyonyine, muri 1992 igihe abasirikare bamfungaga banankubita, hari ikintu gikomeye cyane. Hari abapolisi abo bitaga abaserire n'abakonseye
baraje batera iwanjye baratura imyaka bamena hasi turafata vanaho matera dukora ibintu byose bati hari inyenzi hari inyenzi zasize amasasu ahangaha kandi byari bikomeye. Kampeni yabaye yari yo kuvuga ngo abantu babangisha abandi, ku buryo ikintu cyantangaje nuko umuntu wari umukristo w'itorero we yaje kureba arabwira ati umuyobozi wacu icyo ashinzwe n'umuvugabutumwa ntabwo ari umusirikare. Baravuga bati ceceka nimubizi nimuze muri kuze kureba. Aravuga ati ninsanga kuko izo bombe muvuga zihari ndamenya ko ari ukuri. Araza nyine abantu bose bagira ubutwari, atangiye kuvuga ati muramubeshyera, amasasu muvuga ari hehe? Bati nawe turakwica uri umufana we. Ndashaka kubereka uburyo ubukana bwa jenoside bwari buriho nubwo icyo gihe cya Perezida Habyarimana yatarapfa, ariko twebwe mu Bugesera mbere ya 1994 jenoside yarabaye. Nta nubwo byari ibintu byoroshye kuko hapfuye abantu benshi, abantu bahungiye Nyamata, abandi bahungira Ririma, abandi bahungira Gashora, abandi bahungira ahantu bitwa muri Zari. Ibyo ni ibice abantu bahungiyemo jenoside iba kandi 1994 yari taraba. Nicyo nashaka kugira ngo mbereke ko yaba mu Bugesera kuva muri 1959 bakira abantu, kuva 1963 inyenzi zitera, jenoside yarabaye yeruye ku manywa izuba riva, nta banga ryari rihari. Ndibuka ndangirize kuraka, nari mfite umuntu umuturanyi wanjye, hanyuma umunsi umwe araza, nari mvuye mu kazi ngiye gutaha, arambwira ati rero n'ugutashye witonde, uyu munsi ntimurare mu nzu. Ese kubera iki? Ati bya bindi byanyu. Urumva byari byarabaye ikintu kisanzwe. Ese ni cyati ariko ntubizi bya bindi byanyu nimurara mu nzu barabica. N'abaturage rero bari barabaye mobilize ku buryo babaga bazi yuko isaha yose abatutsi bari bupfe. Nicyo nashaka kugira ngo murakoze cyane Pastor Etienne kudusangiza ku buhamya bwanyu ndetse n'ibimenyetso ntakuka byo kurimbura abatutsi mu Bugesera. Ariko tugarutse kuri mwebwe Anita, uretse mu Bugesera hari ibindi bimenyetso mu tundi duce tw'igihugu mbere ya 1994, mbere y'1994 bishimangira koko uwo mugambi mubisha wo kurimbura abatutsi? Urakoze. Birahari cyane, birahari kuko jenoside ntabwo yabaye umunsi umwe, yari imaze igihe. Amaze kubivuga mu Bugesera basaga nko bamaze kubimenyera, nubwo ntawe umenyera ikibi, ariko icyakomaga cyose Bugesera baricwaga. Ariko tuzi n'abatutsi bo muri Kibirira bishwe guhera muri 1990, barabica uruhongohongo, barabica. 1994 yaje isa naho yunyuguza kuko bari bamaze imyaka myinshi babica. Turibuka nanone abagogwe nabo bahereye muri 1991 babica, nubwo nabo bari barishwe na mbere muri ya myaka za 60, ariko 91 barishwe benshi. Mu Bugesera hano twari tumaze kuhavuga, muri Kigali ngari, cyitwaga Kigali ngari, na Bugesera muri Kigali ngari, ariko tuzi n'amakomune ya Shyorongi, ya Mbogo, ya Tare. Ayo ni amakomune nayo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho abatutsi bari bahatuye bishwe, abandi barameneshwa. Hanyuma jenoside iza kubasanga aho bari hirya no hino mu gihugu, barahahungiye. Abo baticiye hariya barabica aho babasanze mu bice bitandukanye by'igihugu. Jenoside rero 1994 yaje yunyuguza, ariko hari imyaka myinshi yashize. Ahubwo iyo abantu basubije amaso inyuma basanga ari ubwa mbere iki gihugu kimaze imyaka myinshi abatutsi badashyizweho umuhoro, kuko mu myaka myinshi yayibanjirije uhereye muri za 1959 ukageza ejo bundi muri 1994 abatutsi barishwe. Mu minsi ishize naganiriye n'umwe mu babyeyi abari hano benshi bazi, umubyeyi witwa Rwamuhizi Fideli, ambwira iby'iwabo mu Bufundu. Nsanga imiryango yabo harabuze gato ngo izime. Amahirwe bagize nuko bamwe mu babyeyi babo bari baramaze kubyara, abana babo uyu munsi bakaba batangiye gushibuka barimo nawe. Ariko yambwiye ko umuryango wa sekuru
we sekuru na nyirakuru batwikiye mu nzu ndetse n'abana be yampaye n'amazina sekuru witwaga Mushi na nyirakuru witwaga Muhundwangeyo, bombi barishwe muri iyo myaka 1963. Abahungu babo Rubanguka, Mpangare, Nkaka, Rwasamirera, Kanani, Kanihuzi na Kayibanda, abo bose barishwe. Nyamara muri icyo gihe iyo abatutsi bicwaga ntabwo bagiraga umwanya wo kwicara ngo bavuge bati reka dutekereze ku bizatubayeho nk'uko uyu munsi dufite ayo mahirwe. Icyo gihe baricwaga bagaceceka, ntabwo rero babashaga kumenya ngo ese hirya y'aha ngaha habaye iki, mu yindi mirenge byagenze bite, kuko ntabwo byari byemewe kuvugwa. Hari umuvandimwe nanone twigeze kuganira wari utuye hano i Bugesera, nawe muri iyo myaka ise yarishwe, yari umwarimu. Hanyuma ababyeyi barababwira abana bati ntajya hagira umuntu ubabaza aho papa wanyu yagiye, mujye muvuga ko yagiye kwigisha ku Ruhuha. Bivuze ngo icyo gihe no kwibuka uwawe ntabwo byari byemewe. Akaba ari nayo mpamvu iyo dusubije amaso inyuma muri iyo myaka binagorana kumenya ngo ni bangahe neza abazimye, imiryango yazimye ni ingahe, ku buryo ubanza ari umukoro abantu bakwiriye kwiha kugira ngo tujye kureba muri iyo miryango igera muri abo bantu bagera ku 35 bishwe muri icyo gihe. Nta kabuza harimo imiryango yazimye, nubwo kenshi barebaga abagabo n'abana b'abahungu, ariko muri icyo gihe iyo abo bombi bicwaga byasaga no kuzimya umuryango. Urakoze cyane. Hari n'ijambo ukomeje kugarukaho uti imiryango yazimye, n'uyu mugoroba niyo turi kwibuka. Ariko se Emmanuel, iyo tuvuze imiryango yazimye tuba dushatse kuvuga iki? Isheja urakoze. Umuryango ni ikintu gikomeye ubundi muri sosiyete iyo ari yo yose. Umuryango, umugabo, umugore, abana ni ryo shingiro rya sosiyete, kuko umuryango ubaho, hakabaho aho utuye, imiryango bikagenda ikaba n'igihugu. Rero nk'uko mbivuze, iyo tuvuze umuryango wazimye, mbere na mbere tubanza kudefinisa umuryango ni uwo nguwo nari mvuze. Mu ndimi z'amahanga nk'igifaransa ni ibyo twita famille restreinte. Aha rero iyo tuvuga ngo umuryango wazimye, uko twabigaragaje ni uko muri jenoside ubwo hicwaga abatutsi, aho dusanga umugabo yarishwe n'umugore we n'abana babo bose, ntihagire usigara wo kubara inkuru, icyo gihe tuvuga ko uwo muryango wazimye. Hari aho twagiye dukora ibarura, abantu bakatubwira bati uriya muryango ntiwazimye kubera ko hari akuzukuru kahabaga karacyariho, cyangwa se hari umwana waharerwaga. Oya, uwo muryango warazimye kuko umwuzukuru ntabwo aba ari muri wa muryango wihariye cyangwa ya famille twavugaga irrestrente. Rero aka kanya tuba tuvuga ngo turibuka imiryango yazimye, tuba turimo kwibuka izo famille. Hari naho twagiye dusanga, ugasanga yena nk'umugabo nibwo yarakirongora afite umugore batarabyara, icyo gihe umuryango nawe warazimye, kuko nta wukomokaho wigeze asigara aka kanya ngo abe yavuga iby'uwo muryango. Rero mvuze mu magambo make, icyo ari cyo gisobanuro cy'umuryango wazimye. Urakoze cyane Emmanuel. Wari unabivuze uti nta n'umukomokaho uba uhari, umuryango wose nyine urwo rugo ruba rwarishwe. Ese ubundi kuki ari ngombwa nk'ubu ngubu aka kanya kuba twateraniye hano twibuka iyo miryango? Urakoze. Icyo ni ikibazo cyiza. Kuki ari ngombwa ko twibuka aba bantu? Kuki tubibuka? Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abantu bose bagiye bavuga bati uwanyereka umubyeyi wanjye aho yaguye, undi uwanyereka umwana wanjye, uwanyereka umuvandimwe. Abantu bakicara, twagize amahirwe si nka bya bindi Anita yavugaga byo muri 1963, aho abawe bicwaga
ahubwo rimwe na rimwe ukajya kugabira inka cyangwa se kujya guhonga ababishe kugira ngo mwongere muturane ugashiriramo. Twagize amahirwe y'uko twagize igihugu byibuze kiduha umwanya wo kurira no gushyingura abacu. Ibyo byose byagiye bibaho, ariko noneho ese wa muryango wazimye, umugabo, umugore, abana, umwe, babiri, batatu cyangwa se 10 bagashira, ese bo bigenda gute? Kuki tugomba kwibuka imiryango yazimye? Kwibuka imiryango yazimye ni uko twe turaho abo bose bishwe bakabaye bari. Ikindi cya kabiri, abo bazimye, iyo miryango turimo kuvuga iri muri twe iriho muri twe. Aka kanya turi aha ngaha mu karere ka Bugesera, ni ku nshuro 15 twibuka imiryango yazimye, tuba twaje gushyikirana nabo. Aka kanya mu kanya bavugaga imiryango itandukanye, hari indangagaciro bari bafite. Twaje kubataramira, twaje kubaramutsa, twaje kugirana igihango nabo. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ntibakazime twararokotse. Kurokoka kwacu nta gisobanuro kwa gufite mu gihe aba bazimye cyangwa se ababishwe bose bagashira mu muryango twaba tutabavuga. Iyi miryango yazimye ni ikimenyetso simusiga cya jenoside, kuko jenoside ni umugambi wo kumaraho, kurimbura nk'uko Anita bivuze. Mu by'ukuri jenoside yarahagaritswe, nta nubwo bageze ku cyo bashakaga, ariko iyo tureba imiryango yazimye ibihumbi birenze 15, ni ikintu gikomeye cyane. Hari uburyo bari babigezeho, kuko kuzimya abantu bakarangira, kandi mu turere twose umugambi wabo hari uburyo bawugezeho. Iyo tubona abantu nka Bakabuga bihisha imyaka 20 n'ingahe, kugeza ubwo afatwa ejo bundi, ukabona uyu nguyu Fulgence Kayishema atorongera akava muri Zaire, mu cyahoze ari Zaire, akajya hehe, akagera Eswatini, akita umurundi, undi akita uwo muri Zambia, akajya muri Afrika y'Epfo, akabaho abundabunda gutyo. Nuko bazi ko bakoze ikintu gikomeye, barimbuye abantu, bishe imiryango, kugeza ubwo imiryango izima. Ni ikintu gikomeye kwibuka imiryango yazimye, ndetse bifite icyo bikora mu kubuza abahakana n'abapfobya jenoside, ibyo bagoreka, ibyo bavuga. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko yari jenoside, kuko baravuga ngo ntihazasigare n'umwe, umwana w'umutu uzavuka azajya baza ngo ese umututsi yasaga ate. Iki ni ikimenyetso cya jenoside. Kwibuka imiryango yazimye rero icyo bimaze ni uko tubana nabo, abo twibuka, ni uko tubigiraho ibyo bakoraga, ni uko kandi tugaragaza amateka ndetse nk'uko ari, ndetse natwe biduha imbaraga zo kumva ko noneho turiho, kuba tumaze imyaka yose mwavugaga nta bundi bwicanyi butubayeho, tukavuga ngo tube mu gihugu kitongera kugaragara ko imiryango yazimye. Kwibuka imiryango yazimye ni igikorwa buri munyamuryango wese akwiye guha ingufu, akwiye guha agaciro. Murakoze. Koze cyane Emmanuel. Twakomeje kuvuga imiryango yazimye muri rusange, ariko hari umubare ukomoje mu kanya. Watwemerera ukongera ukawugarukaho, ukanatubwira uwo mubare mwawumenye muti? Murakoze. Kugeza ubu imibare dufite, ndavuga ngo kugeza ubu kuko bishoboka ko hari indi tuzamenya, nuko muri jenoside yakorewe abatutsi hishwe imiryango 15,593, 15,593 yari igizwe n'abantu 68,871. Nta warokotse muri iyo miryango ushobora kuzavuga amakuru yawe cyangwa ngo abibuke. Nitwe tugomba kubikora nk'uko nabivuze. Ubu rero iyo miryango yamenyekanye ni initiative ya GARG. Wanubaje ngo twayimenye gute, twayibonye gute? Nyuma yo kubona ko twibuka mu miryango yacu ababyeyi bacu n'abavandimwe nk'uko nabivuze mu kanya, mu mwaka wa 2009 nibwo hateguwe bwa mbere gahunda yo kwibuka imiryango yazimye, hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu hano hirya Intarama. Abanyamuryango ba GARG, indi miryango y'abarokotse jenoside ndetse n'abanyarwanda muri rusange, twagiyeyo twibuka iyo miryango. Rero mu kuvuga uko twagiye dukora ubushakashatsi, cyo byari bigoye kuko hari amikoro make icyo gihe, ndetse abantu bari batarasobanukirwa icyo kintu cyo kwibuka imiryango yazimye. Ariko abanyamuryango ba GARG mu bushobozi bwabo bagiye mu gihugu mu turere twose dutandukanye,
habaho amaformulaire yo kuzuzaho amakuru twifuzaga, noneho bagenda bayuzuza barayegeranya, ubu ngubu tukaba tuyifite. Ndibuka nko muri 2012 cyangwa 2013 twagiye i Murambi mu karere k'Uburasirazuba ahahoze ahitwa kwa Gatete. Byari bigoye kubona amakuru yari ahari kuko hari hararokotse abantu bake, abantu babo bake nibo badufashaga, ariko igitangaza nkubwire ko muri ibyo bintu hari igihe wabonaga hari n'abaguhaga amakuru utabitekerezaga. Twarahageze tuvuga ngo tujye kureba aho Gatete yari atuye, dusanga umugore we yarayatahutse avuye muri Tanzania n'abana, kuko iyo tubyegeranya tuba dufite n'amakamera kugira ngo dufate amavideo n'amafoto. Umugore wa Gatete niwe hari ibyo yatubwiye bimwe mu by'imiryango yazimye yari aho ngaho, nubwo bwose yari afite ikiniga, kuko bigaragara ko yatubwiraga ko yari yaragerageje kubuza umugabo we, uburyo yari umwicanyi mubi afite urwango rukomeye, ariko umugabo akamunanira, ndetse kugeza ubwo umugore babaye nk'abatandukana kuko yaramukubitaga cyane, amuziza ko hari ubwo atemeraga ibyo yamubwiraga. So rero rwari urugendo rukomeye kubona iyo miryango yazimye no kubona abatubwira amateka yayo, ariko ni nayo mpamvu mvuze ngo kugeza ubu turavuga ko ari 15,000, ariko ntekereza ko uko ubushakashatsi buzakomeza ko buracyakomeza, tuzabona indi miryango. Rero twibukiye ahantu hatandukanye, nta rondoro uhereye i Ntarama no mu tundi turere, aha kabiri hari i Karongi, aha gatatu i Nyamagabe, kugeza ubwo tugarusanga ku inshuro 15 nanone mu Bugesera. Murakoze. Koze cyane Emmanuel, nyemerere nongere nkubaze n'iki mbere yuko tugaruka kuri Pasteur Etienne ndetse na Anita dusoza. Ese JRG wakomeje kwikomozaho, murateganya iki cyangwa irateganya iki kugira ngo abo bantu twunamiye none ntibazazime koko? Urakoze kuri iki kibazo umbajije. Ni umukoro ubushakashatsi bwabaye ndetse no kwibuka imiryango yazimye, twagiye tubibonamo imbogamizi zitandukanye, ndetse ku buryo hari ibyo twifuza kugira ngo iyi gahunda izakomeze kandi koko igire ireme rifatika. Kwibuka iyi miryango yazimye ntabwo bikwiye kuba ibya JRG gusa, ndetse si n'ibya JRG gusa, kuko imiryango yazimye ni iy'igihugu. Mu kanya mu cyiciro cya kabiri cy'uyu muhango turimo cy'uyu mugoroba, turi buze kwibuka imiryango yazimye. Turaza kuyibuka, turaza gushyikirana nabo, turaza kuganira nabo. Ariko ese kuki kenshi byagiye bikorwa na JRG ugasanga nitwe tubifite, ko dufata imiryango runaka tukayiha famille ya JRG tuti mujye mwibuka aba bantu mubakurikirane? Hari gahunda rero yo kwibuka imiryango yazimye, tukazakomeza kubikora nk'uku. Icya kabiri, hari ubushakashatsi twakoze kandi buzakomeza kunonosorwa, ndetse bigiye mu ikoranabuhanga ku buryo n'abashakashatsi mu buryo buri akademike bashobora kuzajya babikurikirana. Ubu ngubu turifuza kuzafata imiryango twibuka ubu ngubu tukayigabanya abantu batandukanye, ndetse reka mbonereho gushimira nyakubahwa Ministre wa Mijeprofe, nyakubahwa Ministri wa Minubumwe, Bwana Meya w'Akarere ka Bugesera, n'abandi bantu batandukanye. Muri iyi minsi hari imiryango bafashe, ngira ngo mwagiye mubibona kuri Twitter ahantu hatandukanye, bibuka iyo miryango, bavuga amazina yabo, yewe noneho bakayandikira n'akabaruwa, ibaruwa ifite ubutumwa ibaha. Ibi noneho ni ugushyikirana nabo. Ndetse ejo naganiraga n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango JRG, avuga ati Minisitiri Mijeprofe yaraducalenjinze, aratubaza ati ariko ko mbona hashobora kuba hariho abuzukuru bo muri uyu muryango mwampaye, ese abuzukuru bameze bate? Aramusubiza ati ntabwo turabimenya neza. Bivuga ngo hari ubushakashatsi bugomba gukomeza, tugomba kumenya iyo miryango ese nta bandi bantu bayikikije muri famille élargie. Ibyo rero iyi ni assignment twifuza ko tuzakora ku bantu batandukanye, ku bigo bya leta, ku bigo byigenga, tukabaha imiryango. Kwibuka imiryango yazimye bikaba iby'Abanyarwanda bose kandi bikitabirwa cyane. Ikindi ni uko duteganya, turifuza ko hazabaho ahantu hatandukanye hagiye hari hatuye imiryango yazimye, kuhashyira ibimenyetso. Ikimenyetso kikaba kizwi ngo iyo tugeze ahantu tukabona iki kimenyetso ni uko uyu muryango wawe warazimye. Pourquoi pas gukora monument ivuga imiryango yazimye, ivuga imiryango yazimye. Hari ibintu byinshi cyane bigomba gukorwa kugira ngo
iyi miryango igihe cyose ye kuzibagirana, ahubwo njye mvuga ngo ntukazime ndiho. Ntukazime ndiho, ntukazime nararokotse. Turabivuga ko twararokotse, tuzanabivuga igihe cyose, ariko n'abana bazadukomokaho n'abanyarwanda muri rusange bagomba kuvuga ngo ntukazime ndiho. Ntukazime ndiho, ndiho muri mwe, nabo bariho muri jye. Bariho muri jye, aba bantu tuba turi kumwe, feelings zacu nabo iyo batureba aho bari baba bishimye ko burya koko turiho, kandi urumuri rwabo rutigeze rugenda ngo ruzimangatane. Ba bana bakinaga umukino mwabonye ko hari abakoreshaga imashini idoda, hari abo twibuka babaga badoda, abaganga n'abandi bose. Ibyo byose bikabaho tukabibuka kugira ngo bikomeze urwo rumuri rwabo rwakabaye rwake muri twebwe. Murakoze. Koze cyane Emmanuel. Mbere yuko dusubira mu byicaro byacu, hari ikibazo nifuza kubaza buri wese turi kumwe hano imbere. Hari intero Emmanuel anayikomojeho ati ntukazime nararokotse, ntukazime ndiho. Ese isobanuye iki kuri wowe, kuri mwese abo twicaranye hano imbere? Ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyo ntero ishyirwe mu bikorwa uko bikwiye, cyane ko mu kanya Anita yigeze kubivuga yuko hari abapfobya n'uyu munsi no kugeza kuri iyi tariki twicaye hano imbere bagishaka guhakana aya mateka? Ni iki twakora rero kugira ngo iyi ntero ntukazime nararokotse ishyirwe mu bikorwa uko bikwiriye? Urakoze cyane. Mbere y'uko nsubiza icyo kibazo, hari umuryango nifuje kwibuka, babwire uko nkwibuka. Ni umuryango wa Pasteur Alfred Cyafubire, yarafiwe n'umugore we n'abana 5. Abo bana 5 harimo Jose, harimo Ivona, harimo Joseline, harimo Yvette, harimo n'agatoya kitwaga Joseph. Wari umuryango mwiza cyane wuzuye indangagaciro. Wari umuryango abatoya, abavuka uyu munsi baramutse bawumenye bawigiraho byinshi. Wari umuryango ukunda abantu, wari umuryango kandi ukunda gusenga. Papa wabo bamwishe mu gihe cy'ibyitso, hanyuma jenoside itangiye, ari umugore we ari n'abana 5 barabica barabamara. Uyu munsi rero iyo tuvuze ngo ntukazime nararokotse, yewe ndeba abo bantu twari tuzi tukavuga tuti ese niki twabigiraho? Ese nirihe somo bajyanye? Nizihe nzozi bimukanye? Niki bifuzaga kugeraho kugira ngo abatoya, abavuka uyu munsi, abazavuka ejo, nkuko Emmanuel yaramaze kubivuga, abatarigeze kubamenya ariko kubera irijwi, kubera ko tubavuga, kubera ko tubavuga amazina, kubera ko tubavuga indangagaciro, bahore babahererekanya babigireho. Ntukazime nararokotse, iyo nditekereje nge ntekereza urumuri, kuko kuzima hazima urumuri. Iyo rero ugerageje kuzimya, ni ukuvuga ngo ni rwa rumuri uzimije. Umuntu ntabwo akwiriye kuzima, umuntu ntazima, kuko iyo atangiye kugenza amaguru make, rwa rumuri rukongeza urundi, hanyuma rwa rumuri rugahoraho. Icyo rero jewe iri jambo rivuze nuko urwo rumuri bari bafite icyo gihe baruhereza ababakurikiye, nabo bakarwakira, hanyuma nabo bakazaruhereza abandi, bityo ntazagire n'umwe wibagirwa ko hari igihe iyi miryango yabayeho hanyuma ikazima. Ariko ntabwo yazimye, kuko turahari, kandi ntabwo abanyarwanda bashize, ntabapfira gushira. Abanyarwanda barahari, bazakomeza kubaho. Ari nayo mpamvu tuzakomeza kujya duherezanya iryo tabaza kugira ngo hatazagira uzima, kandi turiho. Murakoze cyane Pasteur. Nagira ngo wenda hari muri gihe cyo kwibuka imiryango yazimye, reka ngaruke inyuma gatoya. Hari igitekerezo maranye iminsi, ni umugisha kuko hano turi kumwe n'abantu bakiri bato, barimo n'abayobozi. Hari ibintu byugarije abantu bafite intege nkeya, bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane abantu bafite intege nkeya. Ndavuga abantu bafite ihungabana, bafite ibibazo byo mu mutwe,
n'abandi bafite intege nkeya cyane. nari mfite icyifuzo rero kugira ngo ubwo turi mu kuvuga ngo umuryango ntikazime duhari, ariko numva njye nakongeraho ko hakwiye kuba gukora gahunda y'umwihariko y'abantu bafite imbaraga nkeya. Ndashimira Imana ko turi kumwe n'abantu bakiri batoya. Manuel yavugaga ku bintu byitwa gukora ubushakashatsi. Dukwiye gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye abantu bacu bafite imbaraga nkeya, bafite ibibazo byo mu mutwe, kuko hari igihe abantu bajeneraliza bakavuga bati ntabwo abantu bose bafite imbaraga zingana. Ni ukuvuga rero kwibuka no kugira ngo turwanye ingaruka za jenoside, hakwiye kubaho uburyo bwo kwibuka no kuharanira ko imiryango itazima kandi turiho, ariko cyane cyane abantu bafite intege nkeya, abantu bafite ibibazo biri special, kugira ngo bashobore gufashwa. Kandi ngewe simvuga gufashwa na leta gusa, natwe ubwacu. Anita ashobora gufasha umwe, Pastor Gagi nkafasha undi, nawe Sandrine ugafasha undi. Cyane cyane gufasha mvuga si n'ibintu gusa, ahubwo no kuvuga ngo niba umuntu yari yarabyaye akaba adafite abana, akeneye umuntu wamubwira ngo ndahari. Niba umuntu afite ikibazo cyitwa kikomoka mu mutwe, ashobora kubona umuntu wamubera nka mentor akamubwira ati humura, ibintu byose birashoboka. Ni ikintu nimvuze rero kugira ngo niba turimo twibuka imiryango yazimye, ariko tunareba uruhande, kubera ko turi mu isi yihuta, turi mu isi umuntu wese abyuka ajya guca inshuro n'akazi, ariko dukwiye kwibuka ahantu inyuma kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ati ariko nubwo ngewe narokotse ariko mfite ibintu bitamenyekana. Kugira ngo nongereho ikindi ni uko dukwiye no kumenya no gusobanura neza ko hari igihe mbona abantu basa naho bafite isoni zo kuvuga amateka yabo, kuko abato bari aha bakeneye kubwirwa no kumenyeshwa n'abandi barimo bavuka ibimenyetso simusiga byerekana ko jenoside ari igikorwa cyakozwe kera mbere y'uko 1994 igera. Impamvu mbivuga ni ibi, ni uko amateka ni ikintu gikomeye. N'Imana yabwiye abana b'Isiraheli kera irababwira ngo nimugera mu gihugu nzabaha ntimuzibagirwe. Ntabwo kwibuka ari igitekerezo cy'abantu, n'Imana ivuga yuko umuntu adakwiye kwibagirwa. Ni byiza rero kugira ngo kandi bizabyara no kuba twakubaka igihugu cyongera kuzira jenoside. Ni ukuvuga iyo wibuka nubwo ari ibyago, ariko wavuga ngo harabaye ntihakabe, byatuma rero abakiri bato bavuga ngo ntabwo ari ibitekerezo, kuko hariho n'abantu bakubwira ngo ni ibintu abantu ibitekerezo by'ibirebane, ariko amateka y'ibintu bifatika, iby'ibintu bigaragara, noneho bigatuma abakiri batoya birinda ingengabitekerezo. Kandi turashimira ko turi kumwe n'abayobozi noneho hano no kongeraho imbaraga ku abarimu bashinzwe amashuri nasare, primary, secondary na kaminuza, kumenya no kwigisha no kwirinda ingaruka za jenoside, kugira ngo bitume u Rwanda rw'uyu munsi n'u Rwanda ruzaza ejo twongere twirinde kandi twubake igihugu gifite imbaraga. Ni ukuvuga dushoboye kubaka ibitekerezo by'abantu bakiri batoya. Anita, ubwo biroroshye ko message irahita igera muri minisiteri bishinzwe, ku buryo habaho ubufatanye, partnership ya Minubumwe na Minedike, kugira ngo twubake. Kuko mwibuke yuko jenoside kugira ngo igire imbaraga, mobilisation yakozwe mu rubyiruko kugira ngo uko urubyiruko rufite imbaraga icyo rwemerera agikora. Ibyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ibi ndabivuga kugira ngo twibuke twiyubaka, kuko iyo nicyo kintu kwiyubaka, no kubaka abantu bakiri bato. Umuntu w'umusaza ungana nanjye nubwo yaba afite ingengabitekerezo biragora kuko wenda yanagenda ko bafite imyaka mike, ariko abantu bakiri bato dukwiye kubakamo imbaraga z'igihugu kugira ngo two kuzasura kubona abantu bafite ingengabitekerezo no konona igihugu no konona abanyarwanda. Muri make nicyo nshaka kongeraho, no kugira ngo noneho tuvuge ngo harabaye ntihakabe, icyo cyaba ari imbaraga z'igihugu. Muri make nicyo nshaka kongeraho. Kandi hanyuma ikindi twarimo tuvuga ni ukora ubushakashatsi neza, ku buryo na local government yadufasha kumenya imiryango yazimye ariyo, kuko nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kuko statistique local government yadufasha ntibibe bya ahereje gusa, kuko byadufasha kugira ngo amateka amenyekane, kuko amateka ni ikintu gikomeye. Amateka umuntu ayubakiraho kugira ngo akore ibyiza by'igihe kizaza. Murakoze cyane Pastor, kandi n'uwo mukoro turawuzirikana. Emmanuel. Murakoze. Ubwa mbere reka nshimire
umubyeyi turi kumwe ahangaha ku byasorejeho aduha ubutumwa ati tuzayirebe abafite intege nke. Ejo bundi tugira gahunda yo gushima ndetse muzehe Mugesera nawe yarakidusabye, kandi ni assignment twihaye. Gusa ibyo twari twaratangiye dukora famiye nk'izi za GRG cyangwa ARG, dukorera n'abantu mu biturage hirya no hino, naho tugakora famiye zabo kuyo tubashe kubegera, bizanozwa, tuzabishyiramo imbaraga. Ku kindi mwari mutubwiye cyo gukora ubushakashatsi no gukorana na local government, nabyo gahunda birimo gukorana n'uturere kuyo tumenye imiryango niba nta niyo twibagiwe. Ariko kandi ubushakashatsi buzanagenda kure, kuko tuvuga jenoside yakorewe abatutsi yo mu 1994, ariko turashaka no kujya kure tukarana no muri za 62, 63. Ese ntiwasanga naho hari imiryango yazimye muri icyo gihe? Mu Bufundu no mu Nyambiriri, mu Bugesera hari ubwicanyi bwakorewe abatutsi, bivuga ngo byanze kunze ushobora gusanga nabo hari imiryango yazimye itavuga kandi mu by'ukuri iriya yari jenoside. Mbere yuko mvuga ku cyo navuga kuri ntukazime nararokotse, hari cyo mwese mwari musorejeho kubahakana n'abapfobya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside iganisha ku kurimbura abantu ndetse no kuzima kw'imiryango, ntabwo yagumye mu Rwanda gusa, ahubwo yarakongejwe igera kure, irenga imbibi, igera mu bihugu duturanye ndetse no mu mahanga. Ngira ngo tumaze igihe tubona ahantu uburyo butandukanye amagambo y'urwango akabije avugwa no mu bihugu by'abaturanyi, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abatutsi bakicwa umunsi ku wundi. Ibi rero ni ibintu byo kwamaganwa. Ariko noneho hari n'abandi, iyo turebye mu bihugu bitandukanye nk'Ububirigi, hari zitwa za jambo ASBL, sinabigarukaho kuko abenshi turabazi n'abita ko ari abana bakomoka ku bakoze jenoside, ariko bo ngo ni innocent. Ariko bavuga ibintu bikomeye cyane ku buryo tutahagurutse ngo dukoreshe opportunité dufite zitandukanye, haba imbuga nkoranyambaga n'ibindi, abo bantu bashobora kugaragaza ko iyo jenoside ari ibinyoma. Kandi sibo gusa, yewe no mu Rwanda baba bahari. Umuntu yakwiyambika umwambaro witwa ko ari umunyapolitiki, akava mu Burayi akavuga ati ngenje guhangana iyo jenoside, nshakisha uburyo nyita. Ubona hari imbaraga kubona umuntu yarakoranaga na FDLR, hari amabaruwa muri jarije, hari ibyo twagiye twegeranya, ugasanga umunyapolitiki avuye mu bihugu by'Uburayi aje mu Rwanda, yandikiranaga na FDLR bafite umugambi wo kuba batera u Rwanda ngo bongere bamere nk'abakora jenoside. Aka kanya kiyita ko ari activist uharanira amahoro, natwe tugasinzira tuti ko kuri umuntu ashobora kuba aharanira amahoro, ariko iruhande rwe akongeraho ibindi bikomeza kugaragaza ko iyo FDLR yakoze jenoside, yazimije imiryango nk'iyi turimo kuvuga. Ari abantu bakwiye umuntu yakorana nabo negociation, kugirana ibiganiro kugira ngo baganire ngo bazane amahoro. Basize bazimije imiryango 15,000 irenga, baragenda bari mu mashyamba, bakongeje ingengabitekerezo muri DRC. Ubu ngubu barimo kwica abatutsi bariyo, barashaka no kugaruka ngo babe bagira ibyo bakora, ariko umuntu akicara mu gihugu ati ngende umunyapolitiki, yewe na perezida w'igihugu, ariko dukwiye kuvugana na FDLR bongere baze nibashaka bakore ibyo bakora. Dukwiye igihe cyose twibuka imiryango kumenya ngo imiryango yazimye kubera ibyo byose, kubera iyo ngengabitekerezo ya jenoside, kubera abo bose, ahubwo tukagaruza abantu neza. Rimwe na rimwe tukabaga tuti nimusigeho, dore dukwiye gufata uyu murongo tugakomeza tukubaka igihugu. Rero iyo mvuga ngo ntukazime nararokotse cyangwa ntukazime ndiho ndi umuhamya w'uko mwari muriho, kandi nzakomeza kubana namwe, nzakomeza kubabwira ubutumwa bw'ineza bw'uko turiho, noneho turi mu gihugu kizima. Ni iyi miryango nayo aho iri iratekana, yumva koko duhari, turi mu murongo muzima. Kandi ndagira ngo mu gihe nkicaye hano nyibwire nti ababaze jenoside mbabwire nti turi kumwe, mwebwe n'ubwo bivuga ko mwazimye, ntago mwazimye kuko turiho, twaje kubataremira, twaje kubaririmbira. Yego ntacyo dufite dushobora gukora, nk'uko Musinga bivuze, nta gitenge twenda kubaha, ariko turazana n'indabo tugashyira ku rwibutso, tukavuga n'ibi ngibi, noneho tukanabaririra. Murakoze, ntibazazima kandi turiho. Urakoze cyane, reka mbashimire mwese, murakoze, mukomere, dukomeze twibuke twiyubaka.